Yesu ashimwe bene data, bifurije amahoro y'Imana n'ihumure ribonerwa muri Kristo kubwo kwizera. Ni mwene so Aniseti niyo mugabo. Tubashimiye Imana ihoraho kubwo gukomeza gukurikira ibiganiro byacu, muduha komenti bigatuma tubona ibyifuzo byo gusengera, bigatuma tubona ko muba mwana bibonye mukanyurwa. Yesu abaha umugisha, kandi uko ubonye ijambo ry'Imana jya urisangira n'abandi, mugira amahoro y'Imana. Ndagira ngo uyu mwanya dusome ijambo ry'Imana, hanyuma nitumara gusoma ijambo ry'Imana dusenge tuganire ijambo ry'Imana. Turasoma mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana, igice cyaho ni icya 2. Umurongo waho turava ku murongo wa mbere. Ni inkuru mumenyereye y'ubukwe bw'Ikana ya Galilaya. Reka dusome ubutumwa bwiza bwa Kristo bwanditswe na Yohana, igice cya 2, turava ku murongo wa mbere, hanyuma dusoze n'umurongo wa 11. Imana ibaha umugisha. Haravuze ngo ku munsi wa 3 hacyujijwe ubukwe Ikana y'i Galilaya, kandi na nyina wa Yesu yari ahari. Yesu bamutorana n'abigishwa be ngo batahe ubwo bukwe. Nuko vino ishize, nyina wa Yesu aramubwira ati nta vino bafite. Yesu aramubwira ati mubyeyi, tubigendanyemo dute? Igihe cyanjye ntikiragera. Nyina abwira abahereza ati ibyo ababwira byose mubikore, icyo ababwira cyose mugikore. 6 haravuze ngo hariho intango 6 zaremwe mu mabuye zashyiriweho kwiyeza, nk'uko umugenzo w'Abayuda wari uri. Intango yose irimo inshuro 2 cyangwa 3 z'amazi. Yesu arababwira ati mwuzuze intango amazi. Barazuzuza bageza ku ngara. Arababwira ati nimudahe noneho mushyire umusangwa mukuru. Barayamushyira. Uwo musangwa mukuru asogongeye amazi ahindutse vino, ntiyamenya aho iturutse, keretse babahereza badashya amazi nibo bari babizi. Umusangwa mukuru ahamagara umukwe aramubwira ati abandi bose babanza vino nziza, abantu bamara guhaga bakabona kuzana izitaryoshye, ariko wehoho washyinguye inziza aba arizo uherutsa. 11 Icyo ni cyo kimenyetso cya mbere Yesu yakoreye Ikana y'i Galilaya, yerekana icyubahiro cye. Abigishwa be baramwizera. Mwakire neza iri jambo ku bwa Kristo Yesu. Dushimiye Imana kubw'abantu mukurikiranye Umukanguzi TV. Nababwiye ko nitwa Aniseti niyo mugabo, ndi kumwe n'umutekinisiye kuri kamera. Niwe weditinga ibiganiro byacu, niwe utunganya iri jambo ry'Imana. Dufatikanya gusenga mu mwanya wo kugira ngo Imana iduhe ijambo tuganira namwe. Imana imuhe umugisha. Yitwa Masengesho Samweli. Uko mwatuye umugisha kuri twe nuko tubasabira, nawe mujye mu mwaturaho umugisha w'Imana. Imana ibahe umugisha. Ndagira ngo tuganire iri jambo ry'Imana, tuganire ku bukwe bw'umwana w'intama w'Imana. Aha Ikana y'i Galilaya sintinda mu mateka yaho. Ndumva ntaragera igihe cyo kuganira ku mateka y'ahantu n'ahandi kubw'ibintu byahaberaga. Ndumva nshaka ko tugomeza kuganira ku ijambo ry'Imana. Hano habonetsemo ibintu byinshi tutari buze kubonera umwanya, ariko reka mbishyire mu byiciro, nawe aho uri ujye ubitekerezaho. Bibiliya iravuze ngo ni ku munsi wa 3. Umunsi wa 3 iravuze ngo hari uwa mbere, uwa 2 n'uwa 3, ngo hacyujijwe ubukwe Ikana y'i Galilaya. Biravuze ngo ubukwe bwari burangiye, bwari bumaze umunsi wa 3. Noneho bavuze ijambo ryiza ngo na nyina wa Yesu yari ahari, Mariya. Imana ishimwe. Noneho ngo Yesu bamurarika gutaha ubu bukwe, bamurarikanye n'abigishwa be barazana. Ariko igitangaza, Yesu ntabwo avuye mu rugo ngo ahita aza mu bukwe. Ubu bukwe bwatangajwe mbere y'iminsi 40 ko Yesu ajya mu butayu. Ku munsi wa 3 nibwo ubukwe bwari bucyujwe. Biravuze ngo nibwo bwari burangire, Yesu aba ari bwo aza. None igitangaje, azana n'abigishwa be. Aje avuye he? Mbere y'ubu bukwe habanje umubatizo wa Kristo, ariko Yesu abatizwa Mariya afite invitation yo gutaha ubu bukwe, kuko ubu bukwe amateka avuga ko bwari ubwo mu muryango wa bugufi wo kwa Mariya. Niyo mpamvu Mariya yatumiwe akamenya no mu gikari bihari n'ibidahari. Noneho umubatizo wa Yesu muribuka,
ijwi ryahamije ko ari we mwana w'Imana ukwiriye gukundwa no kwishimirwa no kubahwa. Hanyuma na Yohana yari amaze kumuhamya, amaze kubatizwa n'inuma imujeho, sibyo ngiye kwigisha. Bibiliya iravuga ngo ajyanwa n'umwuka mu butayu kugeragezwa na Satani. Mu yandi magambo, Yesu yagiye ubu bukwe bwiteguwe ko buzaba. Yagombaga gutangirana nabo ku munsi wa mbere, no ku munsi wa kabiri, no ku munsi wa gatatu agasozanya nabo ubukwe, ariko ntiyatangirana nabo ubukwe. Ni igitangaza. Noneho Yesu agiye kuza, aza bitandukanye n'uko abantu batahaga ubukwe bagendaga. Nababwiye umukwe mwumvamo hano niwe Yesu, umugeni ni itorero. Aba bigishwa ba Kristo binjiranye na Yesu barashushanya icyiciro cy'itorero ryinjiriye ku musaraba Igorogota. Imana ishimwe. Hanyuma haravugwamo umusangwa mukuru, ashushanya Isiraheli. Aba bahereza bavuzwemo hano bashushanya abatambyi. Noneho intangwe esheshatu zirashushanya imigenzo y'abafarisayo, noneho n'iy'abayuda. Noneho hakaboneka n'amazi Yesu yahinduye akayabaha. Hari amazi badashyemo bazana mu ntango. Ayo mu ntango arashushanya imigenzo, ayo badashye arashushanya ubuhanuzi bwari bwaravuze kuri Kristo ko azaza, yaza agahindura ya migenzo n'imihango icyari ikica kigahindura igikiza abantu. Kuko ikintu kintangaza muri ubu bukwe bw'Ikana ya Galilaya, afasha amazi abantu bakarabaga baje abikagamo intoki binjiye, niza arababwiye ngo nimusukemo nimudahe mwuzuze. Baruzuza, arangije arababwiye ngo nimushyire umusangwa mukuru. Mu yandi magambo, nimurebe mu byanditswe byera ibimvugwaho, nimumara kuvanga n'ibyo mwihaye mugende mu mpera y'Isiraheli yumve. Niyo mpamvu yanyweye kuri vino nshyashya ararakaraho kunezerwa. Aravuga ngo abandi babanza inziza bagakingura imbi, none wowe washyinguye inziza, wabanjije inziza, none ushyinguye irushaho kuba iya nyuma. None kuki atibajije, kuki atanetekereje ko iyo y'isi iryoshye ariyo yari ibishye, ko zitanganyaga uburyohe, kuki atumvisha ariyo yari ibishye? Ariko aha ndaza kuhagaruka. Uburyo abantu batahaga ubukwe n'iwacu mu Rwanda byarahabaga. Kuko iyo umuntu ndakeka no mu Barundi babikora, ko Abarundi n'Abanyarwanda burya dufitanye isano, igihugu cyari kimwe urundi Rwanda, ariko tubyita, sinjya muri ayo mateka. Hanyuma umuntu iyo yatahaga ubukwe yagendaga yikoreye vino mbibutse ko ari umutobe, iri muri vino eshatu. Vino ziri mu byiciro bitatu. Mu gihe burayi babyita sukaro, ni ukuvuga ngo ni umutsima usukika, niko babyita. Noneho hari vino isembuye, hakaba vino idasembuye, ishobora kuba isharira. Kuko vino isharira ituruka kuri vino nshyashya yamaze iminsi igasharira. Noneho hakaba na vino nshyashya yenzwe uwo munsi. Inshyashya rero niyo yakoreshwaga mu gihe cyo kurya imitsima idasembuwe muri Isiraheli. Noneho vino isharira yakoreshwaga mu gusoza amakwe. Hanyuma vino isembuye yakoreshwaga mu birori by'abantu bataziririza kubaha Imana. Hari umwapotre umwe numvisha avuga ngo na Yesu yanyweye inzoga, menya ngo vino ubwo bayita wayini zose bazita wayini, ariko ni iyihe? Ntabwo yanyweye vino isembuye. Mwibuke ko no mu birori by'Abayuda vino isembuye yarabuzwaga. Hari iminsi mikuru yo kurya imitsima idasembuwe. Imana ishimwe. Abari muri Isiraheli batubera abahamya. Iyo tuvuga vino bo bayita sukaro, hari umutsima usukika. N'abari mu Burundi batubera abatangabuhamya, kuko twebwe icyo twita umutini mu Kinyarwanda Abarundi bakita umusukoni. Nicyo gituranye neza n'Igiheburayo. Umusukoni murumvamo ijambo gusuka, sukara. Iyo bajyaga bazinywa mu birori, hanyuma ibirori byejejwe byo kuramya no guhimbaza Imana ntihanywerwaga vino isembuye. Bari barabujijwe vino zisembuye. Imana ibaha umugisha. Rero umuntu iyo yajyaga mu bukwe yagendaga yikoreye akazana vino. None ntibamuhaga kuyazanye, bamuhaga kuyahasanze. N'undi uje bakamuha kuyahasanze.
iyo uzanye ikagenda ikura kugera ku rugero isharira, ubukwe bw'ikana bugasozwa bafite vino nyinshi zishaririye. Byari bisobanuye ko bazabanza amategeko akagenda barega kugera ku munsi w'urubanza. Niyo mpamvu bajyaga kwimurika imbere y'intebe y'urubanza bakayizenguruka, umutambyi abaturira agira gute, ibyo simbitindaho. Hanyuma Yesu aje aza atikoreye, aza ataje nk'abandi. Mu gitangaje niwe winjiranye abantu benshi pari raporo n'abantu bari batashye ubukwe. Imana ni igitangaza. We yaraje azana n'abigishwa be, n'abamubonye babona Yesu agiye mu bukwe aravuga uti mwene Mariya yaratambutse tumukurikire. Nawe baramukurikira. Nkunda Yesu iyo tumwakiriye aduha inshuti, aduha abantu, ari abadushungera, ari abadukunda, ari abaryoheringa inzira y'ubutumwa bwiza turimo, ariko byanze bikunze aduha abantu. Niyo wahomba abantu muri sosiyete ariko Kristo aguha abandi. Imana ishimwe. Akinjira mu bukwe bw'ikana, abantu bose bari bafite ubuhamya bwa ya numa yamuhagazeho, bari bafite ubuhamya bwa rya jwi ryavuganye nawe, bari bafite guhamya kwa Yohana umubatiza yahamije Yesu. Baravuga ngo dore nguriye. Bose barangarira Yesu, ariko Mariya we ntiyarangara, aravuga ngo ndamuzi. Ubwaje mwa buno bukwe ntari buhava atagize icyo akora. Mariya wari warebye mu bubiko bwa vino, yari azi ko nubwo Yesu aje azanye n'abasore bafite inyota, azanye n'abantu bagomba kwakirwa, aramwegera abimubwira mu buryo butatu. Aravuga ngo nta vino bafite. Mu yandi magambo, nubona batakiriye abasore bawe ntugire ngo barayikwimye. Icya kabiri, nta vino bafite. Mu yandi magambo, niba hari icyo wakora ugira icyo ubafasha. Icya gatatu, nta vino bafite. Birasobanuye ngo uje ku munsi wo gutaha kuko badafite vino. Sinzi ko ibirori byo gusoza ubukwe biri buba amahoro. Imana isuzuma ubugingo bwawe. Niba ufite vino, iyi vino isharira, nababwiye ngo imeze nka ba bantu batangira agakiza baryohewe n'iby'agakiza, bagatangira gusoza basharirirwa. Nazaga nje gukora iki? Abantu barababwiye ngo ku musaraba biranagana, baza bazi ko gukizwa mu gitondo uhita urya, gukizwa uhita ubona akazi, gukizwa uhita ubona umugore, gukizwa uhita ubona umugabo, gukizwa urahita ubona inzu. Baza bibeshye, vino irabasharirana bafunga isura. Mwene uyu muntu kumusanga ku ntebe ku muryango mu rusengero ari we diyakoni, mujye mukomera abakomeretswa n'abantu nk'aba. Guhura n'umuhanuzi ugeze kuri vino isharira, akubwira amakuba, akubwira ibibazo, anezezwa n'uko amakuba yaguhanuriye asohora. Abafite ubuhanuzi bumeze nk'ubwa Yona. Yona yabwiye Imana ngo ndabizi kugira imbabazi, aho kugira ngo bababarire mvuyeyo i Nineve uri kuntuma bababarire ntarajyayo. Mu yandi magambo, nimvayo ibyo navuze ubisohoze. Imana ibabariye Nineve, aragenda aricara aravuga utubite ubu nakiyahura. Muzasome igitabo cya Yona. Imana iravuga ngo ubwo wigiriye neza, imeza uruyuzi rutwikira izuba. Yona agwa agacuho, inandi iraza irarurya, akangutse ararakara arivumbura. Imana iravuga ngo urakajwe n'iki? Arayibwira ngo n'uruyuzi nateye narwo uruteje inanda rurarabye. Imana iravuga ngo ubabajwe n'uruyuzi utamejeje. Nge nabuzwa n'iki kubabazwa n'abantu banjye niremeye, na Nineve n'abanjye. Abanyabyaha mureba mucira iteka baremwe n'Imana. Abo nabo Imana irabababariye, ibabazwa nabo, ibabazwa n'abarimbuka. Ifite agahinda kubwo yababura. Hari abantu bageze kuri vino ishaririye ku buryo batacyomora ibikomere ahubwo babitoneka. Yewe watonetswe n'abageze kuri vino ishaririye. N'umusangwa mukuru yabwiye umukwe nabi, yamubwiye amagambo mabi, yaramubwiye ngo kuki ishyinguye iryoshye. Yesu azi impamvu agomba guheruka ibiryoshye. Ndaje ndabibabwira. Imana ishimwe. Yesu yinjira asanga muri ubu bukwe
nta vino bafite. Nababwiye ngo vino isharira irashushanya aba bantu bakijwe batangiye gusharirirwa bya Yesu babivanze n'iby'isi, batangiye kubona ingaruka mbi z'imirimo mibi bakoze kubwo kwanga kumaramaza muri Kristo. Hakaba vino nshyashya ishushanya amaraso ya Yesu. Hakaba noneho na vino isembuye yashushanyaga imisemburo y'ibyaha, ariyo magambo y'abafarisayo. Rero iyi vino nshya irashushanya amaraso ya Kristo yagombaga kuza keza imihango n'amategeko, yarangiza bari bagiye kwicwa n'amategeko akabaha ubuzima. Mana ishimwe. Wanditse urwandiko rw'Abakorinto rwa 2 igice cya 3:6 yarababwiye ngo niwe waduhaye ububasha bwo kuba bigisha b'isezerano rishya, saba inyuguti. Isezerano rishya nimurireba uyu mwanya, igitangaza cya mbere ku murongo wa 11 niko ijambo ritubwiye cyakorewe i Kana y'i Galilaya muri ubu bukwe. Nimureba ikimenyetso cya nyuma Yesu yakoze akajya mu ijuru, nanone yasangiye n'abigishwa be igaburo ryera, amanyura umukati abaha na vino. Igitangaza yabanjije nicyo yasoresheje. Byari bisobanuye ngo muzasoze mukirabo uko mwatangiye, umuhamagaro wanyu uzaguma ari uwo, muzakomeza agakiza. Pawulo byaramubabaje ageze muri Galatiya, yarababwiye ngo mwabapfapfa mwe ninde wabaroze, mwatangije iby'umwuka none muherutse iby'umubiri. Mana idufashe duheruke iby'umwuka, Mana idufashe iherezo ryanyu ribe ryiza, Mana idufashe muririre ubugingo kuruta umubiri, Mana idufashe inshuti z'umusaraba bera b'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Nihuta nkagera hafi ku musozo ngasenga. Yesu ageze muri ubu bukwe asanga nta vino bafite. Yitegereza uru rugo arebe niba hari amaraso ya Yesu arurimo, yitegereza aho ukorera arebe niba ufite amaraso ya Kristo, yitegereza arebe niba ugifite ubuntu bw'agakiza. Arebe mu itorero, arebe mu idini, arebe muri diakoni, muri pastorali, arebe muri evangelization, arebe mu banyempano, arebe mu ntumwa, arebe niba vino igihari. Abadata, Yesu niwe ujya umenya igikwiriye ku munsi w'amakuba y'abizera, amenye ikidahari. Imana ishimwe. Yesu amenye ko nta vino, abwira Mariya, aramubwira ngo tubigendanyemo dute. Mu ruhande rw'umwuka, Mariya arashushanya umwuka kuko niwe umenya ibidahari. Yarebye aho abaziritsi bazikuraga asanga ntazihari. Shimiye umwuka w'Imana wagenzuye urugo rwawe, atange raporo imbere y'Imana. Mwuka wera urondora, azi ibyo wakoze ahiherereye. Mwuka wera umenya. Bibiliya iravuga ngo abangukira kumenya ibyo twibwira, ngo nibiri ahahisha akabitwikurura nk'ibyambaye ubusa. Aturebe, amenya amaraso ya Kristo, amenya ubuntu bw'Imana, urugero bururiho kuri wowe. Hari abantu batinyuka ubuntu bw'Imana bakabuhindura ubw'isoni nkeya, bagatangira gukora ibiteye isoni. Vino yarashize, hari izicaririye nizo bamenyereye guherutsa. Ariko Imana si nk'abantu. Uko umuntu atangira siko Imana itangira, uko umuntu asoza siko Imana isoza. Imana ishimwe. Nihuta ngasenga. Yesu areba Mariya aramubwira ngo nibyo umbwiye ko nta vino ihari. Umwuka wera ari kuniha, umwuka wera ari gutaka. Ijwi rigere ku ntebe y'Imana, imenye ikibura. Imana ikore mu mbabazi zayo, imenye ibyo ikwiriye kugabira isi. Muhanuzi uhanura, Imana imenye ibyo ikwiriye kutugabira. Najya niseta, Imana imenye ibinkwiriye. Imana ireba urugero rw'ubuntu bwayo, ireba urugero rw'uko nizera, ireba urugero rw'agakiza. Imana iyungurure, irebe neza. Imana ishimwe. Yesu arahindukira areba Mariya aravuga ngo mubyeyi tubigendanyemo dute ko igihe cyanjye kitaragera. Mariya yarantangaje hano hantu. Mariya ndamukunda, Mariya ndamukunda. Yarantangaje cyane, yarantangaje. Yesu ntabwo amubwiye ngo hari icyo ndi bukore, yaramubwiye ngo igihe cyanjye ntikiragera. Aragenda yegera abahereza, arababwira ngo icyo abategeka cyose mugikore. Ntabwo ababwiye ko hari icyo abategeka, nta namubwiye ko hari icyo ari bukore. Nuko impamvu Mariya bivuze, azi ko Yesu atagera ahantu ngo ahave gutyo gusa.
yari yaramumenye. Imana ishimwe. Ntabwo yagera mu rugo rwawe ngo agende gutyo gusa, ntiyagera muri ya mbutiyaje iri mu kazi ngo agende gutyo gusa. Imana ishimwe ko Yesu atagenda gutyo. Yesaya yamuhanura, yamwise ijambo, yaravuze ngo nk'uko imvura na sherege bimanuka biva mu ijuru bigatosa ubutaka, ngo niko ijambo ry'Imana ritagenda gutyo gusa ridasohoje icyo uwaritumye yari agambiriye. Imana ishimwe. Imana irebe ikibura mu rugo rwawe, irebe ikibura ku buzima bwawe, imenye ikibura kugira ngo nawe ushikame. Imana irenze amaso ibyo ushaka, ikore n'ibyo ibona ukennye. Imana ishimwe. Mariya abibwiye abahereza, Yesu aramureba abwira abahereza, aravuga ngo ni muze. Imana ishimwe. Yesu aje igihe kitaragera. Ikibi ni uko yari kuhagera igihe cyararenze. Ikibi ni uko yari kuza impitagihe, ariko ubwo aje kitaragera nahagume kimugerereho, kigere agihari. Imana ihabwa icyubahiro. Igihe nikigere Yesu ahari. Ikibi ni uko twari kwakira agakiza nyuma y'igihe, ariko nidushaka tube twarakakiriye mbere y'igihe. Tegereza igihe cya Kristo kimugerereho akorane nawe. Imana ishimwe. Yesu arangije abwira abahereza ngo nimudahe. Badaha muri ya mazi mashyashya twayise ubuhanuzi, basuka muri ya yandi ashaje byitwa imigenzo. Bivuze ngo ubuhanuzi bwa Kristo buzaza butwikire ya migenzo, nibusohora buzahinduka vino nshya, ariyo maraso azamena ku musaraba. Isiraheli nisogongeraho bazagira umujinya w'ibibaye. Niyo mpamvu bamwise ikivume. Umunsi wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu bisobanura iki? Dusenge. Uwa mbere usobanura isezerano rya mbere, uwa kabiri ni isezerano rya kabiri, uwa gatatu ni isezerano rya gatatu. Imana yagiranye n'isi amasezerano atatu. Irya mbere ni iryo gucungurwa. Imana yaribwiye inzoka ibwira na Adamu na Eva, yaravuze ngo mu rubyaro rw'uyu mugore niho hazava uzakumena agahanga. Urubyaro ni Kristo, yaruvuze ibwira Aburahamu ngo mu rubyaro rwawe niho nzahera amahanga yose umugisha. Uwo mugisha ni Yesu. Amahanga yose azabona umugisha n'abizera Imana. Umugisha tubonera muri Kristo. Iryo ni ryo sezerano rya mbere ryo gucungura. Irya kabiri twaribonye Yesu ari mu isi, yaravuze ngo nzaboherereza umufasha ari wo Mwuka Wera. Umwuka yaraje, hasigara isezerano rya gatatu. N'ubundi Yesu yaravuze ngo nzaza mbajyane kugira ngo aho ndi namwe muzabeyo. Isezerano rya gatatu ari wo munsi wa gatatu ushushanya gutaha kw'itorero, ari wo munsi wo gucyurwa k'ubukwe bw'umwana w'intama w'Imana muri Kanani. Bise ngo niwo munsi wa gatatu wo gucyura k'ubukwe. Abahaye vino nshya. Mu yandi magambo, abariho ikimenyetso cy'amaraso ya Kristo nibo bazatedinga ubukwe bw'umwana w'intama w'Imana. Abanyoye kuri ayo maraso, korari riba Imana ibaha umugisha, bararimbye baravuga ngo Yesu ni iriba, Yesu ni iriba ry'amazi mazima, amazi y'ubugingo, amazi amara inyota y'icyaha, akoza n'imitima. Imana ishimwe. Abayanyoye bose bararutse, yarabugeje abahindura ibyaremwe bishape. Yesu niwe riba. Abanyoye kuri ayo maraso, abanyoye kuri iyo vino ya nyuma yo gutaha k'ubukwe, kubera icyo asoresheje vino iryoshye abantu biteguye izisharira, nuko abatangiye ubu bukwe banyweye kuri vino iryoshye. Ariko azanye n'itsinda ry'abigishwa batatangiye ubukwe. Hari icyiciro kibonekewe mu rupfu rwa Yesu, asoresheje iziryoshye kugira ngo natwe abanyamahanga tutatangiye umunsi wa mbere w'ubukwe. Amasengesho ya Yerusalemu ntitwayasenze, indirimbo z'i Yerusalemu ntitwaziririmbyeho, ibitambo by'abatambyi ntitwabiriyeho, vino ya mbere ntitwayinyweye, iya kabiri ntitwayinyweye, ntitwari ubwoko, nta rembo twanyuragamo, yewe n'iry'inyamaswa ntitwari turyemerewe.
cyo cyatumye igicaniro bagishyira hanze kugira ngo n'abanyamahanga n'abavuye mu mahanga bajye bawotera inyuma, ariko ahera barahakingirana. Yesu aje kugira ngo natwe twinjire. Mana ishimwe, umwenda ukingiriza ahera uratabuka, n'umugore arakirwa, n'abagabo b'abanyamahanga barabarwa. Mujya mukunda kuvuga ngo Aburahamu sogokuru w'abizera, ntiyari sogokuru wacu, yari sogokuru w'imiryango 12 ibonerwa muri Yakobo. Abaye sogokuru wacu tubyawe na Kristo, kuko Yesu ari wo mu rubyaro rwa Aburahamu. Tubariwe muri Kristo, adusubiza mu gisekuru, aduhuza n'isezerano. Niyo mpamvu natwe turi ubwoko. Imana ihabwa icyubahiro. Imana yabwiye Nowe jambo nkunda, iramubwira ngo mu rubavu rw'iyo mugi uzashyiremo akadirishya. Idirishya risobanura iyerekwa, muzarisanga mu gitabo cy'indirimbo za Salomo umunyashuramu. Yaravuze ngo niho murebera, niho tubonera Imana mu buryo bw'umwuka, mwiyerekwa. Imana ishimwe, niho tuyibonera. Mukiranutse abonera Imana mu gukiranuka, hanyuma mwiyerekwa tureberamo Imana tubwira abantu, kuko ibitangaza n'ibimenyetso bibereyeho gufasha abatizera. Hanyuma ku batizera Imana iba mu ijuru, ku bizera Imana ituye muri twebwe, igendera muri twe, ibana natwe, korera muri twe. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Umusangwa mukuru ararakara. N'uyu munsi igihugu cy'isezerano gifite umujinya ko agakiza kari mu banyamahanga. Tunywa kuri vino nshya. Yabwiye Nowe ijambo nkunda ngo umuryango uzawushyire mu rubavu. Murabizi bafashe icumu baritera mu rubavu rwa Kristo, havamwo amazi avanze n'amaraso. Imana ishimwe, mu rubavu rwa Yesu tubonamo akayira, natwe turasenga tukumvirwa. Bukwe bw'Ikana y'i Galilaya, bukwe bw'umwana w'intama w'Imana. Mwinjirire mu kimenyetso cyakorewe abandi, kugira ngo namwe mubaranwe nabo. Bibiliya iravuga ngo twatewe ku giti nk'ishami ry'ingurukira. Bibiliya iravuga ngo niba ishami ry'igiti ryarahanyuwe, ry'ingurukira byagenda bite? Nimwikomeze kuri Kristo, niwe rutare. Imana ibahe umugisha. Reka dusenga n'Imana. Imana ikuzanire iyi vino nshya, Imana iguhe kuri vino nshya, imigenzo y'abantu ikurweho. Kwakira Kristo, abantu babonaga ntacyo twari tumwakiranye, ariko muri we ibimwuzuye nibyo twahaweho twese. Tugeze ku musozo dusenga n'Imana, ariko Imana izaduhe kuba mu bukwe bw'umwana w'intama w'Imana, kugira ngo tuzazamukane nawe mu gitaramo cy'abera. Imana ishimwe, kugira ngo natwe tuzaririmbane nawe indirimbo zo kunesha. Imana ishimwe, kugira ngo tuzabane nawe mu bwami bwo mu ijuru. Muririmbyi yarabirimbye, yaravuze ngo tuzambikwa ikuzo. Undi aravuga ngo urugo rw'Imana, Imana igira unyereka. Iyo turebeye muri Kristo none, uyu twizeye uteye impaka igihugu cy'isezerano, umusangwa mukuru akaburana ngo ushyinguye inziza. Mureke mbabwire, ibyo Yesu yadukoreye ntibipfuye ubusa. Ntabwo byapfuye ubusa, kuko nawe mubo Yesu yacunguye urimo, muba byaye ndimo, muba hinduye ibyaremwe bishya turimo. Kandi mu gihe cyo gutambagira, nkunda uburyo umujura wari iburyo bwa Yesu yapfuye, amaze gupfa ntiyamanuka ngo ajye kuryama mu gituro, ahura n'umutambagiro w'abera abandi bamaze kuzuka, atambagirana nawe muri Yerusalemu. Niko natwe tumeze ku bw'iyi vino nshya ishushanya amaraso ya Yesu. Reka dusenga n'Imana, Imana ibahe umugisha. Niba utarakira Yesu umwami n'umukiza, wabiduha muri komenti, cyangwa se na nimero munsi aho ngaho zirahari, ukaduhamagara tukagufasha gusenga. Ushobora no kugira icyifuzo kiri prive ukadufasha gusenga. Twebwe nicyo Yesu yaduhamagariye. Yaraduhamagaye ngo tubwirize ubutumwa bwiza, yaraduhamagaye ngo dukore umurimo w'iyaduhamagaye. Imana ibahe umugisha. Reka dusenga n'Imana. Mwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye kubw'ineza yawe. Aho twari turi niho hari habi. Urwandiko rw'imigenzo n'imihango byaturegaga, ubicisha kumanika umubiri wawe ku musaraba i Gologota. Urangije uratubabarizwa kugira ngo natwe tubone umunezero. None twishimiye muri Kristo, ubugingo bwacu bwishimiye umubyibuho. Tubonye ineza y'Imana kubw'agakiza kawe Yesu. Turagushimiye ku munsi yo kuvuga kw'impanda, natwe tuzumva impanda tugataha. Muririmbyi yaravuze ngo uwo munsi azazuka abapfiriye muri we, bave mu bituro nk'umucunguzi, ngo bazahurira mu ijuru n'abazaba bakiriho. Aravuga ngo nzi ko nanjye nzaba mpari, nanjye ndabihamya. Yobu nawe yarabivuze, aravuga ngo amaso yanjye azakureba. Ndabihamya ko uyu mwene data azakubona, ndabihamya ko uyu muntu urahiye
kumaramaza kugukorera nawe azakubona. Ngaho duhana umugisha n'abera bose, komeza udukomeze kubw'ineza yawe Yesu, amen. Imana ibaha umugisha ku bwa Kristo Yesu, amen.